Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri PM Nyiruburanga, tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukundi ibiganiro tukugezaho. None ni ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu turizihiza Mutagatifu Yozefu. Uyu munsi tugiye kukugezaho amateka ya Mutagatifu Yozefu. Mutagatifu Yozefu urugero rw'abakozi. Turabifashwamo n'umwe mu banyeshuri biga ku ishuri rya IPM, akaba ari we wabashije kudukorera icyegeranyo kijyanye n'amateka ya Mutagatifu Yozefu. Akaba ari umwe mu banyeshuri b'abahanga dufite muri iri shuri, akaba agiye kudufasha kumenya amateka ya Mutagatifu Yozefu ndetse n'ibyamuranze mu gihe cye. Igitondo cyiza mwe mukuri kipe mu Nyiruburanga. Uyu ni umwanya tugiye kubana namwe tubageza icyegeranyo cyihariye twakoze kuri Yozefu Mutagatifu. Ngiye kukibagezaho, nitwa Mugisha Fred, umunyeshuri wo muri IPM. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro cyegeranye na Yozefu Mutagatifu, ibyamuranze mu rugendo rwe kuva avutse kugeza apfuye. Bamwe muri mwe ndabizi mwasibye imirimo akazi kabayamba neza kugira ngo mwizize Yozefu Mutagatifu, urugero rwiza rw'umukozi waranze iyi si dutuye. Yozefu Mutagatifu, Bibiliya ndetse n'izindi nyandiko ntibigaragaza igihe cya nyacyo Yozefu Mutagatifu yavukiyeho, ariko abahanga mu by'ubushakashatsi bavuga ko yavutse hagati ya 50 na 30 mbere ya Yezu. Akomoka mu byanditswe byera cyane cyane muri Bibiliya, ndetse akaba umubyeyi w'umurera wa Yezu Kristo. Amateka yagaragaza ubudahemuka, ukwizera gukomeye n'urukundo rwinshi mu rugo rwe. Amavu n'amavuko ya Yozefu Mutagatifu yakomokaga mu muryango wa Dawidi, umwami w'Abayahudi. Ibi byari ingenzi cyane cyane kuko byari byarahanuwe, byavugaga ko Mesiya umuzi nka Yezu Kristo azakomoka muri uwo muryango, akaba azaba n'umwami w'Abayahudi. Ubuzima bwa Yozefu Mutagatifu muri Nazareti. Yozefu Mutagatifu yari umubaji, akaba umukarani w'ibiti, akorera mu mujyi wa Nazareti muri Galileya. Yahoraga ari umuntu woroheje kandi w'umunyakuri, yarizerwaga, akaba yarubahagwa ndetse n'abandi bantu benshi bakomeye. Yozefu akaba yari yarasezeranye na Bikira Mariya, ariko mbere yuko basezerana Bikira Mariya akaba yaratwite. Bamwe muri mwe ndabizi usanze umugore mwawe mugiye gusezerana atwite ufite uko wabyitwaramo, ariko Yozefu Mutagatifu niyifuje gusiga Bikira Mariya kugira ngo atamusiga mu byago, ariko marayika yahise abonekera Yozefu Mutagatifu uwo munsi amubwira ko inda twite ari y'Umwuka Wera, akaba izavamo Yezu Kristo umwami wacu. Yozefu yakiriye Yezu nk'umwana we w'imfura, amurera nk'umwana we, amurinda ku rugendo agiye i Betelehemu aho Yezu yavukiye, akanamuhungisha muri Egiputa ubwo Herode umwami w'icyo gihe yashakaga kumwica. Ariko ntibyatinze, yaje kugaruka muri Isiraheli. Nyuma y'urupfu rwa Herode umwami wari uyoboye icyo gihe, marayika yongeye ku yindi nshuro kubonekera Yozefu Mutagatifu, amubwira ko ashobora kugaruka muri Isiraheli kuko Isiraheli icyo gihe yari ifite umutekano, kuko umwami warabayogoje Herode yari yarapfuye. Ajyana umuryango we i Nazareti aho Yezu yavukiye. Yozefu Mutagatifu yafashije Kiliziya ndetse n'izindi nsengero zose mu bintu bitandukanye. Yari umurinzi w'umuryango mutagatifu, kuko Yozefu Mutagatifu ni urugero rwiza rw'umugabo n'umubyeyi, kuko yabashije gufata Yesu aramwakira, amugira umwana we w'imfura, kuko atari yarabyaye Yezu koko, kuko umwana yari Umwuka Wera. Yozefu Mutagatifu ni umukozi, ni urugero rw'umukozi. Niyo mpamvu bitabaye ibyo bidahagije, Papa Pio wa 9 yamugize umurinzi w'itorero rya Kiliziya Gatolika mu 1870. Yozefu Mutagatifu arongera aba uwizihizwa mu minsi 2, tariki 19 Werurwe, umunsi mukuru wa Yozefu Mutagatifu, umugabo wa Bikira Mariya. Bidahagije, Yozefu Mutagatifu tukongera tukamwizihiza tariki ya 2 Gicurasi, umunsi wa Yozefu umukozi, Saint Joseph de Waka, washyizweho na Papa Pio wa 12 mu 1955 nk'umunsi wo guha icyubahiro abakozi. Bamwe na bamwe mufata amakonji nimujye ku kazi kubera uyu munsi w'umukozi, ariko ukaba warashyizweho na Papa Pio wa 12 kugira ngo icyubahiro kigombwa abakozi bagihabwe. Wakibaza impamvu Yozefu Mutagatifu ari we watoranyijwe kuba data wa Kristo.
Mu ncamake Yozefu yari umuntu usanzwe w'umunyakuri, w'imico myiza, umunyamurava kandi wubaha Imana. Niyo mpamvu Yozefu mutagatifu ari watoranyijwe kugira ngo arere, akuze, yite, arinde umwana w'Imana Yezu Kristo. Ariko bamwe na bamwe mwakibaza iherezo rya Yozefu mutagatifu. Bibiliya ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, haba murandasi ndetse n'ibindi byinshi, ntibyavuga ku rupfu rwa Yozefu, ariko byemezwa ko yapfuye mbere y'uko Yezu atangira umurimo we wa gishumba. Ntabwo ari uwa gishumba wo kuragira, ni ukwita ku bantu, akarera abana b'Imana, akabageza ku Mana Data dukunda twese. Ariko byemezwa ko yapfuye mbere y'uko Yezu atangira umurimo. Abakristo benshi bemera ko yapfuye ari kumwe na Mariya na Yezu, bityo akitwa umurinzi w'abapfa. Mwebwe mwari mukurikiye ipe mu Nyiruburanga, ndabashimiye kumva iki kiganiro. Ni incamake z'ubuzima bwa Yozefu mutagatifu, uko byamugendekeye, icyo yafashije Kiliziya kugeza n'izi saha. Ni nayo mpamvu bimwe mu bigo bikomeye kugeza uyu munsi bikizihiza Yozefu mutagatifu. Bimwe biramwiyitirira, nk'ikigo turiho bakita Saint Joseph ipe mu Mukarange. Ibindi bigo bikomeye, ibitaro, amasitade n'ibigo by'amashuri bindi bitari iki, byizihiza Yozefu mutagatifu. Ndabashimiye gukurikira iki kiganiro, njye bakibagezagaho, nitwa Mugisha Fred. Imana ibarinde.